twabonye uwitwa Cedric ahura n'uwitwa Papa Alisa, bari bahuye rero ku nshuro yabo ya mbere. Uwitwa Papa Alisa yabajije Cedric uwo ari we. Cedric rero aramubwira ati ngewe nitwa Cedric, nkaba nkorana na Alisa, ati rero nje kumureba. Undi aramubwira ati se kuki uza winjira nyine utanakomanze niki? Ati rero hano ndahamenyereye. Muribuka yuko uwitwa Papa Alisa atabaga muri runo rugo, ahubwo rero nibwo witwa Cedric avuga ati hano ndahamenyereye, ati rero nje kureba Alisa. Ariko byarangiye uwitwa Cedric adahuye na Alisa kuko papa we yamubwiye yuko adahari. Ikindi ahita amubwira ati rero ndagira ngo nkubwire yuko umwana wanjye agiye gukora ubukwe. Ati subizi se, umwana wanjye agiye gukora ubukwe muri kiriya cyumweru rwose, agiye guhita akora ubukwe. Arayama ati agiye gukorana ubukwe n'umusore w'ibogari umeze neza utameze nkawe. Yamusuzuguye rero cyane, amuca amazi nyine bimwe agira ngo nyine yari ibintu byo gukina. Ati ni umusore rwose agukubye kabiri, yaba mu mafaranga yaba mu biki. Icyo atazi nuko Sharomo ari mu mitungo y'uyu musore yari arimo gusebya gutya. Ese ahubwo ubu nyuma yaho namara kumenya yuko Alisa akunda buno musore yabwiraga gutya amusebya, amubwira yuko umusore bagiye gukundana n'umukobwa we, agiye gushyingira umukobwa we, ko batarishya yaba mu mafaranga cyangwa no mu ndeshyo, azabigenze gute nasanga ahubwo uwitwa Alisa yikundira n'uyu musore, agasanga n'uwitwa Sharomo nta hantu ahuriye mu mafaranga n'uyu musore, kuko ibya Sharomo afite byose ni iby'uyu musore. Ese bizagenda bite? Bivuguha n'isomo yuko utagomba gusuzugura umuntu wese ubonye. Ukibona umuntu ntago uba ugomba kumusuzugura uko wiboneye, ugomba kwicisha bugufi cyangwa guca bugufi, ntusuzugura umuntu uko wishakiye cyangwa uko wiboneye. Aho ngaho rero twavuye nyine Cedric yahise asezera ahita yigendera. Twigarukira kuri Sharomo arimo kuvuga ibintu byadutunguye twese. Sharomo burya nta bukwe akeneye, nta bukwe ashaka, nta bukwe rwose akeneye. Yari arimo kubwira rero, kuvugana na mama, arimo kumubwira ati ngewe bazanshaka ku munsi w'ubukwe bambure. Ati rwose humura, ngewe iyi famiye yadusuzuguye gutya, ngewe bazanshaka ku munsi w'ubukwe bambure. Ibyo biriya byose barimo kwigira baba cyane cyane uwitwa Papa Alisa, kuko Alisa we nta n'ubwo iby'ubukwe abirimo, kuko niyo Sharomo yibwiraga ko ubukwe azagenda wenda kwa Alisa nyine bakamubura, kandi n'ubundi na Alisa nta gahunda afite zo kubana nawe. Ibyo byo ntabwo twabitindaho, ahubwo uwitwa Papa Alisa we ntabwo azi neza yuko yaba ari umukobwa we nta bukwe ashaka, yaba ari n'umuhungu ashaka gushyingira umukobwa we nta bukwe ashaka, yaba ari Sharomo nashaka nyine ubwo bukwe bwe na Alisa, yaba ari Alisa nawe nashaka ubukwe bwe na Sharomo. Ibyo byose rero bigahita natwe bidushimisha kuba Sharomo nawe ubukwe ntabwo ashaka nyine, kuko natwe ntabwo dushaka ko abana n'umukobwa wacu Alisa, ntabwo tubishaka. Rero yari arimo kusa nkaho byose ari bigambana n'ababyeyi be. Ese ubundi iyi famiye yabatwaye iki? Iyi famiye yo kwa Alisa yabatwaye iki kugira ngo bumve yuko bashobora gupanga ubukwe byarangira bakabahemukira bigeze ahangaha? Ntabwo yigeze yerura ngo avuge ngo ubukwe simbushaka, ahubwo we ashaka guhemuka. Ibintu bye byose ni uguhemuka. Ese byaba byaragenze gute? Aho ngaho rero twavuye tugiye twigira kwizira kuri witwa uyu nguyu witwa Alisa. Yari arimo kuganira n'uwitwa Dani, arimo kumuganiriza yuko ati namenye ahantu Cedric yari atuye, gusa nagiyeyo barambwira ngo yarahavuye, kandi jyewe numvaga yuko aramutse avuye aho hantu, kuko cyane cyane bavuze ko yanakize, numvaga azaza neza tayari immediately ahita aza muri kampani ye. Ati rero sinzi rero ukuntu byagenze, kandi ndumva yagakwiye kuba yaraje. Rero witwa Dani we yarabizi yuko nyine Alisa yaje. Ibyo ngibyo turabizi ko Dani yarabizi. We yijishije aravuga ati rero ntabwo ngibyo mbizi, gusa ariko ndaza kukubariza amakuru maze cyane cyane yuko na ikampani ndahirirwa sinigeze mubona, gusa ndaza kubaza Kami mubaze nimba
nyine musaza we nimba yaba yaraje, ati ibyo ngibyo byo ndaza kubikora, ati kandi uhumure ntugire ikibazo ndaza kubyitaho. Undi avuga ati yego ubyiteho uze kureba ibyo ari byo, byaba ari byiza cyane kuko byanamfasha. Aho ngaho rero tuhavuye twahise tubona uwitwa papa wa Lisa arimo kuganira n'uwitwa umugore we, arimo kumubwira ati ugomba kuba uhari kugira ngo abana bazakwambike ikamba, nyine uzaba uhari kugira ngo bibe byiza, bibe umunezero, uzabe uhari. Undi aramubwira ati kandi atumizaho ibintu byinshi harimo n'inzoga. Ubona neza uyu musaza we yitaye ku bukwe, ariko abo ashaka gukorera ubukwe bose ibyo yashoye byose, yaba ari umwana we ntabwo ashaka ubukwe, yaba ari n'umusore ashaka kumushyingira nawe ntabwo ashaka ubu bukwe. Aho ngaho rero twavuye tangiye twizira kuri Kami ndetse n'uwitwa Gihozo. Kami rero yari ababaye cyane arimo kubwira Gihozo ati umunwa wawe uzagera hehe, ati ko twakubujije kuvuga ngo ko witwa Cedric ari hano yaje, ariko kuko cyogera ukabivuga. Rero Gihozo yamakaniye cyane amubwira ati reka umunwa wanjye narawufunze. Ariko mwibuke ko impamvu yari arimo kuvuga ibingibi Kami ni uko Dani yamaze kumubwira yuko Gihozo yamubwiye yuko Cedric ahari. Ibyo ngibyo twarabibonye. Rero yakomeje kumubwira ati ese Alisa we ntabyo waba waramubwira? Undi aramubwira ati oya ntabyo azi. Aho ngaho rero twavuye turangiye twizira kuri Shalomo arimo gushaka nyine n'ubundi murabizi ko afite gahunda zo kugurisha ino kampani, nuko tutazi neza ko biri mu muhire, kuko cyane cyane ko adafite n'impapuro za original copy zifitwe n'uwitwa Tricia nyine. Rero hano yakomeje nyine arwana no kugira ngo agurishe kampani, arangije aravuga ati ngomba kugurisha ino kampani narangiza ngahita nitegera nkajya kwirangiriza amashuri, umunsi w'ubukwe bakazanshaka bakambura. Ati bano bantu yino famiye igomba kumenya uwo bakinishije, yaba ari Papa Lise ndetse na Lise. Ese Papa Lise we byagenze gute? Ese Papa Lise yaba yarakoze iki? Ibyo ngibyo rero twamaze kubibona yuko nubwo tubizi neza yuko iyi kampani buri itari mu maboko ya Shalomo, ntabwo iri mu maboko ya Shalomo kuko na original copy afite nazo. Gusa ariko ikindi ku rundi ruhande, kuba uwitwa Cedric yarasinyiye ko atanze imitungo, nawe byamugaruka nyine nuko yatanze ikirego, kuko byakugaruka kuko bavuga ko wagurishije kampani urangije utanga impapuro zitari za original, kandi tubona ko wabisinyiye. Ibyo ngibyo nabyo mwibyibuke yuko yasinyiye gutanga kampani. Gusa icyiza cyo nuko we yahise abishyira mu nkiko cyangwa yabishyira mu buyobozi. Aho ngaho twavuye tubona nyine Lucky bamuhamagara bamubwira yuko agomba gukurikirana ikibazo cya Cedric yabonetse, kandi bagomba kumushyira no muri case yo kugira ngo akurikirane ikibazo Cedric afite kugira ngo bigende neza. Rero Lucky bahise bamuhuza, bamuha nimero Cedric arimo gukoresha, bityo Lucky ako kanya atunga nimero za Cedric. Twaje rero kubona uwitwa uyu musore Dani ari kumwe n'uwitwa Kami arimo kumubwira ati burya Alisa yamaze kumenya amakuru yuko Cedric ahantu yari atuye. Ati rero yamaze kubimenya. Ati rero kuba rero yamaze kubimenya nabyo ni ikibazo. Ati kuko arimo gutekereza yuko Cedric n'ubundi yagarutse byanga byakunda. Leta rero niba tubimubwira, ariko Kami yaramubwira ati oya ntabwo ugomba kubimubwira, ahubwo reka dutegereze igihe cya nyacyo, kuko twaba dukoze amakosa byatuma ibyo turimo gupanga byose bipfa. Turabizi neza ko byatuma ibyo turimo gupanga byose bipfa. Aho ngaho rero twavuye turangije witwa Kami yahise abwira, ubwo n'igihe barimo bicaye barimo kuganira ari kumwe na Tricia, yahise abwira uwitwa Cedric aramubwira ati Cedric ati ubu ngubu menya yuko Alisa yamenye ahantu hose wari uri, yaramenye kuko yaranahagiye asanga wahavuye. Ngamubwira ati se yabimenye gute? Ati simbizi, ariko hano witwa Cedric yagakwiye kuba ashyira mu mutwe yavuga ati ya buryo wa mukobwa nta nuganyanga, ahubwo yaje kundeba. Ati rero akabishyira mu mutwe. Gusa ariko mwibuke ko twanabonye Cedric ajya kureba Alisa, kandi ntabwo tuzi ikintu yari agiye kumurebera. Ati rero ibyo byose
twamaze kubibona turangije duhita tugaruka kwitwa uyu nguyu witwa Alice ari kumwe na papa we barimo kuganira rero arimo kumubwira ati mwana wanjye gutya na gutya imyiteguro igeze. Umwana we ati imyiteguro igeze kure kandi warakoze papa wanjye kuba ngiye kubana n'umusore nkunda. Mwibuke yuko adakunda Shalomu, abagira ngo papa we atakomeza kumutesha umutwe ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero icyo gihe ako kanya witwa Lucky yahise abinjirana. Mwibuke ko bigeze guhura n'uwitwa papa we uyu nguyu papa Alice rero yabasiganye arimo no kubwira Lucky ati ugomba kudutwerera, amubaza n'iby'imodoka. Rwose ubona umusaza nta kindi kintu kiri mu mutwe usibye ubukwe. Rero uwitwa Lucky yahise abwira uyu mukobwa witwa uyu nguyu witwa Alice ati ubu ngubu tayari uwitwa Cedric mfite nimero ze arimo gukoresha. Cedric yabonetse. Alice rero nta kintu yakoze, yahise amubwira ati mbabarira uhamagare Cedric. Undi rwose adaciye ku ruhande yahise ahamagara Cedric. Barangije bavugana kuri telefone. Uwitwa Alice yongera kumva ijwi rya Cedric ko hari hashize igihe kinini ataryumva. Yongeye kuryumva rero ibintu biba byiza, ibintu biba neza cyane. Arangije uwitwa Lucky rero nawe ntiyamutenguha, ahita abwira Cedric ati ese twabonana. Undi Cedric ahita amubwira ati nta kibazo twabonana. Rero yesa kupa uwitwa Alice avuga ati tugende tujye kureba Cedric. Rero twasize Cedric akubitanye amaso n'uwitwa Alice. Ese Alice na Cedric biraza kugenda bite? Reka dukomeze dutegereze turebe uko biri buze kugenda. Ciao mukomeze mugire ibihe byiza.